ko nsanzure rudasumbwa soko y'u Rwanda Gasabo we uri soko. Itangazo: ubuyobozi bw'umurenge wa Kinyinya akarere ka Gasabo burakangurira abatuye, abahagenda, abahakorera, amasoko n'amabotike, ibigo by'amashuri gukomeza kwirinda icyorezo cya coronavirus. Waba warakingiwe cyangwa utarakingirwa, urasabwa gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune cyangwa se umuti wabugenewe, ukambara agapfukamunwa neza, uwana intera mu gihe uri mu bantu benshi, ukubahiriza amasaha kugera mu rugo ndetse ukirinda gukoranaho no guhoberana. Mu gihe ugize ikibazo cyo gukorora, guhumeka nabi cyangwa se umuriro mwinshi, ushobora kumenyesha abajyanama b'ubuzima, mutwarasibo cyangwa se mudugudu. Wanahamagara kuri nimero itishyurwa ariyo 114 cyangwa ugahamagara kuri 07 88 20 20 80. Ubu butumwa nubwo mujyi wa Kigali ubunyujije mu murenge wa Kinyinya. Sugera usambe kuko nsanzure